nagiye kubona mbona ikiraro, ngiye kubona mbona icyo kiraro gicitsemo kabiri, ariko mbona hari abantu bake bari bari hakurya y'icyo kiraro, hari n'abandi bari bari hakuno yacyo. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo mbwira abantu ngo imipaka ndetse n'utugezi bigiye gufungwa. Imana irambwira ngo mbwira abantu ngo bakizwe ndetse kandi biyarure, kubera ko igihe kiraje kitegeze kuboneka mu isi, kandi benshi bagiye kubabazwa ku bw'icyo gihe. Ngiye kubona mbona abantu bari kugerageza kwambuka cya kiraro, ariko mbona ntibiri gukunda. Mbona ba bandi bari hakurya bari kugira ngo babasingire bafate ibiganza byabo babambutse, ariko ntibikunde. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo Imana yararanguruye kenshi ibwira abantu kugira ngo bihane, banga kwihana. Imana irambwiye ngo harageze Uwiteka Imana aze guhana umuntu wese, ndetse kandi aze gukubita umunyabyaha muzi ibyo yakoze bibi. Imana niko yambwiye. Nagiye kubona mbona inyenyeri zari ziri kwaka mbona zirazimye. Imana irambwira ngo hari abantu Imana yabwiye kwihana ndetse ibereka ibizira byabo, ariko banga kwihana. Abandi babwira guhindukira, ariko banga guhindukira. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo igihe kiraje kugira ngo umuntu wese ashake kwihana bitagishobotse. Yewe nagiye kubona mbona abantu bari guhungira mu nsengero, mu gihe cy'umuyaga nabonaga wari uri kuba. Nkabona bahungiye mu nsengero, ariko nkabona inzugi z'insengero zirakinzwe cyangwa se amakanisa. Ngiye kubona mbona wa muyaga utangiye kubahuha urabatwara, ariko sinabona iherezo ryabo. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo nimbwira abantu ngo igihe cyo gushaka ubuhungiro, yemwe bantu batuye isi, ni iki ngiki. Umunyabwenge niyiyarure kandi yiyanure, ave mu bidatunganye, yegera Imana, ave mu bibarimo, kubera ko igihe gikomeye kibayeho. Nagiye kubona mbona amabuye 3, ariko mbona ari ibuye risongoye kurusha ayandi. Ijwi ry'Uwiteka Imana rirambwira ngo ayo mabuye asobanuye abami 3. Imana irambwira ngo muri ayo mabuye 3 bonye asobanura abami 3, hari iry'Uwiteka Imana aje kuribata, ndetse rikava muri ayo mabuye yandi. Imana irambwira ngo kandi nyuma y'iryo buye hazaboneka andi mabuye menshi ashaka kurwanira kujya mu mwanya iryo buye ryari ririmo. Imana irambwira ngo kandi ubutaka ayo mabuye yarashinzweho buzanyeganyega kugira ngo burwanire kuvuguruza ndetse no kwima umwanya ayo mabuye. Imana irambwira ngo byose bizarwanira hamwe, ndavuga ubutaka n'amabuye. Imana irambwira ngo ariko abantu nibiyarure kandi bezwe, kubera ko ubutaka bugiye kunyeganyega, ndetse n'ibuye ryari riri mu mabuye 3 rigiye kuvaho. Ubutaka nabwo bukarwanira uburenganzira bwabwo. Mana we, ndabivuga gute?
ngiye kubona mbona itabaza rinini cyane, mbona iryo tabaza ryakaga, ariko ngiye kubona mbona rirazimye. Ndavuga ati kuki ririya tabaza ryakaga rizimye kandi ariryo ryamurikiraga abantu? Uwiteka Imana arambwira ngo ibyo abantu bari bishingikirijeho bigiye gukurwaho, kandi aho abantu bibwiraga ko bahagaze hagiye gukurwaho. Imana irambwira ngo mbwira abanyarwanda basenge cyane, kubera ko Uwiteka Imana, oh Mana we, agiye gusuka ububyutse. Naryumvisha ubugira karindwi iryo jwi. Imana irambwira ngo mbwira abanyarwanda basenge, kubera ko Uwiteka agiye gusuka ububyutse. Yes, reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize byiza mwese mukomeje kudukurikira umunsi ku munsi, amanywa ndetse na nijoro. Reka nkwifurize umugisha w'Imana aho rero se impande zitandukanye zigize iyi si dutuye. Njye nitwa Ben, muhaye ikaze, unyemerere nkwitse gukora subscribe kuko utarigeze uyikora, kugira ngo turusheho kubana umunsi ku munsi. Turi mu rugendo rw'ivugabutumwa, n'umurimo Imana yaduhaye kandi yaduhamagariye tugomba gukora hakiri ku manywa. Turi kumwe na mutumishi, ni umukozi w'Imana, ubwo ni mutumishi wa Mungu. Ku bantu bumva igiswahili ubashe kumva neza icyo nshatse kuvuga, niwe tugiye kubana muri uyu mwanya wo kumva ubutumwa Imana yamuhaye cyangwa se ijambo ry'Imana. Nyemerera tumwakire, adusuhuze, anatwibwira amazina kuri uwo munyari bwa mbere, uze kumenya umutwe ku bantu wariwe. Tugwe ikaze mushumba. Murakoze cyane mwene data, ikaze muduhaye, turabashimiye kandi Imana ibaha umugisha. Twishimiye kuba twagize hano Yego. imbere ya kamera, kubw'umugambi w'Imana. Ntabwo ari twe twizanye, ahubwo twaje kubw'igihe cy'Imana n'icyo Imana yashaka gukora mu gihe gisa n'iki. Yego. Rero kuba tubonye ari ubwa mbere, amazina nitwa Tuyisenge Daniel, amatitire yandi si ngombwa. Icy'ingenzi ni uko ndi mu rugendo rugana i Siyoni kandi ndasiganirwa kujya mu bwami bw'Imana. Amen. Yego, tugiye kumva message Imana yaguhaye cyangwa se icyo Imana yagutumye, kuko iyo uri umukozi w'Imana kenshi Imana iba yaguhaye message cyangwa se ubutumwa ugomba kutugezaho, kugira ngo abantu bari mu isi cyangwa se abantu b'abakirisitu barikurikiye inzira ijya i Siyoni bamenye icyo umwuka arimo arashaka kubabwira. Nyemerera nkwinginge turagize Imana kugira ngo umwuka wera aze kutubera umuyobozi, noneho utubone kutugezaho message Imana yaguhaye. Nkuko wafashaga ayiwe sogokuruza, kona twuzadufasha imyaka iri imbere. Umuyaga w'ishuheri urawuturinde, uzatubera ubuturo udashira itekayo. Uzatubera ubuturo udashira iteka. Mana, ndagushimiye ko wabanye nanjye. Haleluya. Ndetse kandi wemeye ko mboneka hano. Si uko nari mwiza habe namba, ni ubuntu bwawe. Ndagushimiye ko wemereye ko ngaragara hano. Ngwino ubane nanjye. Abagiye kumva icyo wampaye ntibumve ngewe, ahubwo bumve wowe. Ntibabone ngewe Daniel, ahubwo babone wowe. Uri kigukomera kwawe aba ariko kuboneka. Ureka ineza yawe aba ari yigaragara. Haleluya. Kirisha abantu mwami ijambo ryawe, ndetse kandi bakizwe kubw'urukundo n'imbaraga zawe. Pe eta shadradekia, uzubane nanjye, undinde kugabanya cyangwa kongera ku cyo wantumye kuvuga. Gushaka kwawe aba ariko kuboneka, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Karibu rwose. Ntago ari ibintu byishinje kuvuga, ni bikeya, ariko nubwo ari bike ariko ni ubutumwa nahawe n'Imana.
Imana ishimwe. Ndi mu ikorasi ivuga ngo ndabwira bumvira naho abatumvira bazibonanira. Nukuri. Nutumvira uzibonanira, ariko Uwiteka Imana yambwiye ngo igihe cy'umwijima utarigeze kubaho kibayeho. Kandi ikindi Imana yambwiye ngo mbwira abantu ngo uwezwa yezwe kandi uwandura agume yandure. Imana irambwira ngo usenga asenge, kubera ko iby'iminsi n'ibihe abantu batekerezaga bigiye guhinduka. Kandi umurimo w'Imana ugiye gukorwa mu Rwanda cyane. Abazungu bagiye kujya bava kure baze guteranira mu Rwanda. Oh, haleluya. Mbwira Imana ati Imana, none se ko iki gihe bidakorwa bizaba ryari? Ijwi ry'Imana rirambwira ngo Uwiteka Imana aje kurobanura urukungu mu masaka, narangiza atera amasaka mu mirima, imyaka yere mu gihugu cy'u Rwanda. Haleluya. Banyamwuka mungurikire, Imana yantumye. Nukuri. Uwiteka Imana arambwira ngo izo bizaba nguko yabigambiriye. Ngiye kubona mbona ntibyatinze, mbona abantu batangiye guhinga benshi, mbona imyaka itangiye kwera, mbona abanyamahanga bari kure mu bihugu batangiye kuza gusarura mu Rwanda, bagatanga amafaranga bagasarura. Sinamenye ibyo ari byo. Uwiteka Imana irambwira ngo bari uri kubona bari kuza gusarura, ni igihe kigeze kugira ngo mene ububyutse kandi nsendereze umugisha mu Rwanda, n'abagiye gushakira ubuzima hanze baze muri icyo gihugu cy'u Rwanda, bitewe n'icyo ngiye kubakorera. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Banyamwuka tuze kugendana neza. Genda kumva. Imana irambwira ngo hagiye kubaho abantu bakorera Imana by'ukuri, kandi hagiye kubaho abantu basenga Imana mu kuri no mu mwuka, batagendeye ku marangamutima. Nagiye kubona mbona abantu bari gusenga, ariko mbona abantu bari gusenga, mbona abasilamu ndetse n'abarokore bari guteranira hamwe. Uwiteka Imana arambwira ngo aje gutanga ububyutse ku bantu atitaye ku madini basengeramo. Imana irambwira ngo mbwira abantu ngo igihe kiraje kandi kirasohoye. Imana irambwira ngo abantu nibasenge. Irambwira ngo mbwira abantu ngo basenge, kubera ko batazi igihe Uwiteka Imana agiye gutangira muri ubwo bubyutse. Imana irambwira ngo ububyutse ndetse no n'ibihe bitarimo ububyutse birahari. Mo hagati y'ububyutse hagiye kuboneka, kugira ngo ugere ku bubyutse hari ahandi hantu hagiye kubonekamo. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo buri wese niyigenzure. Imana irambwira ngo hari agahe kagiye gutambuka mbere y'uko ububyutse buboneka. Irambwira ngo buri wese nabe maso kandi acunga izamu rye. Abantu mukunda ko tuvuga ibyo mushaka, ariko ntago nzigera mvuga ibyo mushaka, ahubwo nzavuga iby'Imana ishaka. Nubwo napfa nzapfa, ariko mvuga iby'Imana ishaka. Nzaba mpfuye mu kuri.
ijwi ry'Imana rirambwira ngo mbwira abasambanyi ko Uwiteka Imana aje. Imana inyereka abantu bitwa ngo ni abahanuzi n'abapasitoro. Ngiye kubona mbona bari kwinjira mu tuzu turi gucumba umuriro. Imana irambwira ngo hari abantu bari kuyoza ubwoko bwayo, ndetse bari kurwanya ijambo ryayo mu buryo bw'imbaraga mbi bakorana nazo. Imana irambwira ngo bambaye ishusho yo kwera ariko bahakana kwera kwabo. Imana irambwira ngo bavuga ko ari abahanuzi ariko bakorana n'izindi mbaraga. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo abantu benshi binjije ikizira ndetse kandi biyita bera, niko Uwiteka Imana yambwiye. Imana irambwira ngo benshi bahumanijwe n'abo bahanuzi. Imana irambwira ngo bamwe muri abo barara barota bagiye ku marimbi bagiye gushyingura, abandi bakarota bari mu bidafite umumaro. Imana irambwira ngo ije gukubura noneho izana ububyutse, ariko irambwira ngo umuntu wese nabe maso, niko Imana yambwiye. Ndi gusoza, nagiye kubona mbona umunara muremure, ariko mbona uwo munara uriho idarapo ntigeze nsobanukirwa, cyangwa se ibendera ridasobanutse. Nabonaga ari ibendera ryererana cyane ariko sinaribona neza. Mbona iryo bendera rirashinzwe. Icyantunguye nabonaga rishinzwe ku mubumbe w'isi. Nabonaga ari umubumbe ariko ari iryo bendera rishinzwe. Ndabaza ngo ko ririya bendera rishinzwe ku mubumbe risobanuye iki? Numva ijwi ry'Uwiteka rimbwira, numvaga ijwi rirangurura rirambwira ati humura mwana wanjye, kubera ko iryo bendera ubonye ni ikimenyetso cy'ububyutse ngiye gutanga, ndetse ngatanga ububyutse mu isi yose kandi bukagera ahatandukanye. Atari ko ngiye kubanza gukubura abamaganye ububyutse, nindangiza njye Uwiteka nzane ububyutse. Nuko numvishije iyo jwi. Imana ngo igiye kubanza gukubura ububyutse, igiye kubanza gukubura abantu bamaganye ububyutse, nirangiza isuku ububyutse. Buri wese arasabwa kugira ngo abe maso. Iryo bendera ngo risobanura ububyutse Imana igiye gutanga ku isi yose ahagiye hatandukanye. Imana irambwira ngo kandi mbwira abantu ngo icyubahiro cyayo ntabwo izagiha undi. Irambwira ngo ije gukubura inkozi z'ibibi. Ndasoje, ngiye kubona mbona Bibiliya nini cyane. Nabonaga ari Bibiliya nini cyane, ariko mbona iyo Bibiliya hari abantu bari kuza